Ya bakunzi ba Caroline Sport TV, uyu munsi nkuko twari twabibabwiye tugeze mu Gakenke, ni centre y'ubucuruzi iri hano mu karere ka Gakenke. Nta kindi kituzanye, tuje kureba ibuye ry'Abagege ryageze hano hasaga mu kinyejana cya 16 aho umwami Ruganzu yari yateye mu gace ka Ruhengeri rw'Umurera. So ubwo rero baje kuba atsindwa baramwirukankana. Ibuye riza rimuherekeje mu kirere riteka amahano muri centre nkuko babikwereka, riri muri metero 300 uvuye hano kuri kino cyapa. So ubwo rero Ruganzu yari yizeye ubutwari bwe, aratera aho ngaho inyuma hari akungezi nkuko muri kubona uriya musozi wakabuye niho yari akubutse kugaba igitero. Hanyuma muri icyo gitero yari yateye ntabwo byamuhiriye kuko bahise bitwaza intwaro ya nyuma bari bafite, akaba ari iryo buye ry'Abagege rimuherekeza mu kirere. Wabyita kuri uyu munsi wabyita nkaho ari missile intercontinental, nabo nibwo bushobozi bari bafite, bahita bamugaba igitero kibiye riramuherekeza. Mukanya uraza kuba ufite amakuru ahagije cyane iby'icyo gitero cya Ruganzu mu Murera, ukuntu yatsinzwe akirukanka, nindi wamukijije iryo buye, byagenze gute, naho mukanya rero kuri Caroline Sport TV tuze kubana nakagaruka. Murakoze rero nkuko twabibabwiraga ko ari muri metero 300 uvuye ku muhanda munini wa kaburimbo uva mu mujyi wa Kigali ujya mu mujyi w'ubukerarugendo wa Musanze. Tumaze kugeraho ryabuye riri ry'Abagege nkuko icyapa mu bireba, ibuye ry'Abagege. Aha tugiye kubagezaho amateka ya rino buye ry'Abagege, byagenze gute rero kugira ngo rize hano rihatekame, byagenze gute rero nibyo tugiye kuba tuganiraho. Rero ukuntu byagenze, umwami Ruganzu Rwandahiro mu kinyejana cya 16 yashatse kuzatera igihinza cyabaga mu Ruhengeri rw'Umurera bitaga Nzira. Nta kindi cyabaye nkuko buri gihe cyose mu bintu bijyanye n'ibitero habamo gushaka amakuru no cyangwa se wabyita nk'ubutasi. Muri iki gihe Ruganzu Rwandahiro yashatse umutasi cyangwa umuntu umuha amakuru. Nta kindi yiyambashe Ryangombe, aramubaza ati kugira ngo nzatere Nzira nzabigenza gute. Barahuye aramubwira ati uriya mugabo ugiye kuzatera bita Nzira ni umuntu wayogoje hano Uruhengeri rw'Umurera, yararuyogoje, nta muntu umutera ngo amutsinde. Rero ibyo nkubwiye ko uriya mugabo ugiye kuzatera bita Nzira ni umuntu w'igihinzi ukomeye hano, bizagorana mu ntambara uzagirana nawe ku rugamba, ni umuntu utazakorohera. Ubwo Ruganzu aravuga ati rero ngewe nzajyayo kandi nzi ko nzamutsinda. Ryangombe aramubwira ati rero mu ntambara ugiye kuzarwana nawe uzagende witeguye kandi wakoze buri kimwe cyose, kuko Nzira ni umuntu urwana cyane. Nzira rero yari igihinza cyari mu Ruhengeri rw'Umurera, yari yarayogoje kiriya gice cyose cy'ingezi, ukaza ubungubu ahahoze Burera, ukaza ugakubitamo hirya mu Gahunga hose. Yari umuntu ukomeye cyane, wajyaga arwana na babasebya ba Nyirantwari, ugasanga intambara zirakomeye zimaze nk'iminsi 3. Rero byaje kugera Ruganzu Rwandahiro aza gutera Nzira, barakukuza bararwana. Kanyuma y'isaha Ruganzu Ndahiro yaramajije kwica Nzira. Rero ibyaje gukurikiraho, Nzira nta mwana yagiraga, yari igihinza, yari umuntu ukomeye cyane. Ubwo nyuma yo kumwica nta kindi cyabadutse, bari biringiye ibuye bagiraga ryabaga aho ngaho mu rugo rwe, ryarise riva ku butaka rijya mu kirere, ryirukankana umwami Ruganzu Ndahiro yerekeza urw'Umurera yirukanka akizwa n'amaguru. Ubwo bavuga ngo niyo ntwaro ya nyuma kwa Nzira bari basigaranye, ryari iryo buye, niryo ryagombaga kwica umwanzi wabo wese wabaga wabanesheje. Muri iki gihe nkuko nabibabwiye, ni ukuvuga ngo niyo ntwari iremereye bafite wagiranya nka za missile intercontinental. Ni ukuvuga ngo iryo buye ryahise rikurikira umwami Ruganzu Ndahiro, arirukanka kibuno n'amaguru mu Murera hose, abahuye na Ryangombe. Ryangombe aramubwira ati nari narabikubwiye ko intambara ugiye kurwana hariya mu rw'Umurera itazakora, none ko mbona uhumagura, ko mbona uri kwahagira, niki cyabaye? Nuri kureba mu kirere. Ryari iryo buye ryari rimwatatse rimuherekeza yirukanka. Ryangombe aramubwira ati rero Ruganzu nari narakubwiye ko nubwo uzajya ugatsinda ariko ntago bizakorohera, nari nzi imbaraga bafite kwa Nzira. Ati none uri kuntakambira ngo iri buye reba riragwerekeje mu kirere, rirasukuma kukwica. Nuko rero ubwo ngubwo umwami Ruganzu Ndahiro ababwiye Ryangombe ati wamba barirukanyiza iki kintu kiri mu kirere ryari iryo buye. Umwami Ruganzu aramubwira ati ntabara. Ryangombe aramubwira ati urangabira iki?
nuko ngubwo nk'umuntu wari wugarijwe nk'umwami wari ufite iby'igihugu cyose aravuga ati mbabarira Ryangombe nurinyiza rino buye ndakugabira imisozi, ndakugabira inka, ndakugabira ibishanga, ariko mbone iri buye ricitse. Umwami niko yaramajije kubwira Ryangombe aravuga ati reka ntabwo nakwemera ibyo ungabiye, ahubwo shaka ikindi kintu cyo kumereza. Niko ibuye ryasukumaga mu kirere rishaka gukubita agahanga k'umwami Ruganzu Ndahiro. Nuko ngubwo amajije kubyanga ibyo amugabiye, Ruganzu yongera kuvuga ati se urifuza iki? Nuko nguko Ryangombe ahita avuga ati ngewe nta kindi numva nifuza, ndashaka agasozi gasumba utundi. Nuko Ryangombe amajije kuvuga gutyo, Ruganzu aravuga ati ntacyo, mugabiye umusozi isumba iyindi. Imisozi isumba iyindi ubwo byari Birunga. Nuko amajije kubimugabira, Ryangombe aravuga ati reka nze ngutabare wenda warokoka. Nuko ubwo ngubwo amajije kumvikana icyo amugabiye, yaramugabiye Ibirunga biriya. Nuko ubwo ngubwo Ryangombe amuha umuti, amuha n'uwo kunywa, amuha n'uwo kwisiga, aramubwira ati rero iri buye riraza kuguherekeza mpaka, ariko nugera ahantu hari umugunguzi uze kwikingamo, njyewe namajije kuguha umuti uraza kugukiza rino buye. Nta kindi yakoze rero, yaramubwiye ngo uze kuvuga ngo ibuye niribunga mu gihugu habunga umwami. Nuko nguko umwami yarashyiditse arirukanka Ruganzu rwa Ndahiro, aza umurera wose yibirika hano hejuru kuri wa musozi wa Kabuye twaberetse, ahingukira hano mu Gasayo, hano mu Gakenke, mu santere ya Gakenke. Ageze ikinga mu mugunguzi wari uri hano, ndabona hubatse amazu hano haraguru, niho byabereye. Arangije amajije kwikingamo, aragaruka rero aho ngaho afata wa muti Ryangombe yamuhaye arawunywa, arangije undi arawisiga, aravuga ati nta buye ribunga mu gihugu habunga umwami. Nuko Ruganzu rwa Ndahiro arokoka igitero yari yagabye mu ruhengero rw'Umurera, aho yari yagiye kurwana na Nzira agasiga mwishe, ariko Nzira nk'umuntu wari ufite ibuye ryamurwaniriraga riramwirukankana, nawe arikizwa na Ryangombe arimukiza kubera ko yaramaje kumugabira imisozi isumba iyindi ari byo Birunga. Niyo mpamvu uyu munsi mujya mwumva ngo Ibirunga ngo habayo ibintu by'amashitani cyangwa se habaye imyuka mibi. Abahanga bakaba bavuga ko ariho Ryangombe rero ifite ubutware muri iki gihe. Ubwo ngubwo rero nguko uko inkuru yacu irangiye, ngiryo byabuye byari bisukumye kwica umwami Ruganzu Ndahiro. Icyo gihe akaza kurirokoka kubw'umugabo Ryangombe amajije kumugabira imisozi isumba iyindi ari byo Birunga. Mwari muri kumwe rero na Clorine Sport TV, nakagaruka tubagezaho amateka y'igihugu cyacu. Muri kino cyumweru cyiza tuzajya kureba ikindi gihinza cyari gikomeye hano mu Burera. Twamwita nkaho yari igihinza, yari umwana ukomoka ku mumama wari waragiye kujugunywa mu ngezi, nta wundi nibasebye ba Nyirantwari. Mukore like, mukore share, mukore subscribe. Clorine Sport TV nakagaruka. Ciao, hasta la vista.